birariraga mu mazi mu nyanja. Namwe murabizi mu gihe cya nijoro aba ari igihe cy'imbeho iteye ubwoba. Bagendaga bazi yuko batari butahe, kuko uyu muntu ijambo Imana ibaha umugisha babashije kurarika, kandi dukunda abashyitsi, n'ubutaha bazagaruke muzagaruke. Rero ntabwo nje ndi njyenyine, ngenda umuhuzabikorwa w'iyi gahunda. Mu bantu tugiye gufatanya muri iyi gahunda hari umuyobozi w'indirimbo Peter, hari uri busome isomo Oscar, hari uri buririmbe indirimbo yatoranijwe Gasana James, hari n'uri budufashe gusenga buheruka Gisele. Twese rero nk'uko mwabyumvise duherekeje mwene data Munezero Fred uri budusangize ibyera by'Uwiteka, uri budusangize ijambo ry'Imana, uwo Imana imaze iminsi ihereranye nawe. Ndabararikira kugira ngo twese tube mu mwanya ukwiriye, kandi kugira ngo ibiturangaza tubishyire ku ruhande, maze tuze kubasha kugira icyo twironkera cyangwa twihahira mu ijambo ry'Imana. Niba rero mwemeye ko tubakorera mukaba mutwishimiye, nubwo bigoye gufungura mikoro twese, ariko bamwe mwatwakira hanyuma tukabakorera duhawe ikaze namwe. Murakoze cyane rero, nk'uko nari maze kubivuga, reka dukomeze kuryoherwa n'uko gahunda zaringanijwe. Imana mwese ibaha umugisha. ukuntu bazabwifatamo muri iyi minsi yose iri imbere yacu, kugira ngo nidukorere ibyo bikwiriye tukagenda nk'uko ushaka, nugaruka twese tuzahembwa ubugingo buhoraho. Amen. Mukiza mwiza, twumvishe byinshi uhereye mu gitondo, bitwereka buri muntu wese imyifatire akwiriye kwifata akiri kuri iyi si, kugira ngo ari muteguriza ahazaza he. Turakwinginze ngo buri muntu wese umuhe kuzigama ibyo yumvise uyu munsi, kugira ngo bizamubere nyagasani impamba akiri kuri iyi si, nugaruka bidatinze atazakorwa n'isoni akubonye, ahubwo tuzagusanganira nk'abawukoreye. Amen. Mukiza mwiza, tugushize imbere mwene data wateguye icyumweru cyose, wamutekereye amagambo aturuka mu byanditswe byawe byera, atwereka nyagasani inzira dukwiriye kugenderamo tukiri kuri iyi si. Ndakwinginze ngo uturinde kirogoya muri aya materaniro, hirya no hino dufatire imiyaga y'umwanzi kugira ngo itaturogoya. Abamarayika bawe batacumuye baduhagarare hirya no hino, kugira ngo umuntu wese umwanzi yakwibasira kugira ngo adakurikira, umurinde iyo mbogamizi, kugira ngo twese nyagasani dusoze aya materaniro buri muntu wese azi icyo akuyemo, azakigira impamba n'urwego ruzamugeza ku gakiza kawe. Amen. Ubane natwe tuvuze menshi twaje kure yawe, ubane n'abateranye bose muri iyi saha, kandi ikiruta byose utwuzuza imbaraga y'umwuka wawe wera, kugira ngo uvuga natwe duteze amatwi twese tuvanga aha duhiriwe nawe. Mukiza mwiza, ibyo ushaka byaguhesha icyubahiro, kandi natwe bikazaduhesha ubugingo buhoraho. Ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. 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 Isabato nziza, umunsi w'umunezero, kandi umunsi w'umunezero. Kwa Yesu ihame ridakuka, Kugaruka kwa Yesu yavuye mu gituro, ubwoba nibushire, ubwoba nibushire,
yavuye mu gituro. gituro. ndanezerewe cyane mu mutima, nejejwe nuko Uwiteka yandinze namwe akabarinda, tukaba tusuhuzanyije iyi ndamutso ya Kidivantiste. Imana yacu yabwa icyubahiro. Uwiteka yadukoreye ibikomeye ndetse turishimye, kandi buri muntu wese yaba yishimye. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ntabwo ndi bubatindire, ariko nimuzirikane icyo tugiye kwigana, kizabagirira akamaro ndetse nanjye kizangirira akamaro. Nyabuna ndabinginze muzirikane amagambo tugiye kwigana mu mwanya mutoya. Ngewe rero tugiye gufatanya kwigana ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Bunezero, cumbitse hano mu Bufaransa, ariko nabonye undi muntu witwa izina ryanjye. Niba narebye nabi, niba ariko bimeze, se yaba arimo nawe witwa Bunezero? Ewe banza ari ntawe pe, banza ari njye wahari warebye nanjye nkabona ari iryo zina ryanjye, ariko nabonye ari bishya. Mbere rero yuko twigana ijambo ry'Imana, ntabwo ari umutwe w'icyigisho nshaka kubabwira, hari amagambo nshaka gusoma buri muntu wese ayazirikane, ari mu gitabo cy'Ibihamya, umuzingo wa 5 ku rupapuro rwa 458 ku isubi ya 2. Mujakazi w'Imana ashorewe n'imbaraga Mwuka Wera yaranditse aravuga ngo, igihe ijambo ry'Imana rivugwa, muzirikane bavandimwe ko muri kumva ijwi ry'Imana binyuze mu bagaragu bayo yabatumyeho. Igihe ijambo ry'Imana rivugwa, muzirikane bavandimwe ko muri kumva ijwi ry'Imana binyuze mu bagaragu bayo yagenje ate? Yabatumyeho. Uyu munsi rero guhera mu gitondo, Imana yagiye idutumaho abantu batandukanye. Yadutumyeho abantu babanza batumenyesha ibya Yeremiya, biragenda bifata ibya Ruteri. Idutumaho abantu uko dukwiye kubahana ubwacu, kandi tukubaha n'abo Imana yatoranyije ko bakora iyi nshingano bayihagararira hano kuri iyi si. Yadutumyeho n'abaririmbyi bagiye baririmba indirimbo zitandukanye zongera kutugarurira icyizere, twongera tuvuga tuti nubwo wabuze umubyeyi, ukabura umwana, ukabura inshuti n'abavandimwe, humura, Yesu agenje ate? Yesu arahari bavandimwe. Muzirikanire ijambo, mukurikire mwitonze. Yesu ashimwe. Sashyirwe hejuru. Igihe Imana ihagurukije umuntu akigisha ijambo ryayo, turasabwa ngo gukurikira twitonze. Mukurikire mwitonze, ntimugasinzire n'umwanya na muto. Iri jambo rirakomeye. Mukurikire mwitonze, ntimugasinzire n'umwanya na muto. Nimugoroba mwene data wadutangije Sabato yatubwiye uburyo hari umuntu ngo utarapfushije amahirwe y'ubusa, witwa Nehemiya. Nehemiya Imana yamuhagurukije mu gihe gikwiriye, ariko ngo ayo mahirwe ntabwo yigeze apfusha ubusa. Niko icyo cyigisho kiri mu bahanuzi n'abami kivuga ngo umuntu utarapfushije amahirwe y'ubusa. Nehemiya burya iyo adakurikira icyo Imana yari imuhamagariye kandi yitonze, ntabwo yagombaga kuzagaragara mu bantu
batapfushije amahirwe yabo iki ubusa. Birashoboka rero yuko nje nawe muri uyu mwanya ari wowe cyangwa ngewe twaba dutahiwe kugira ngo iki jambo ry'Imana rigiye kuvugwa muri aka kanya tugikurikire kandi twitonze, ayo mahirwe ntituyapfusha ubusa. Mukurikire mwitonze, ntimugasinzire n'umwanya na muto, kuko mu kwibwa n'agatotsi mushobora gutakaza ijambo ry'ingenzi mukeneye kurusha ayandi. Ijambo riramutse ryitondewe ryakiza ibirenge byanyu kujya mu nzira izabarimbuza. Imana yacu icyubahiro. Amen, amen. Ijambo ry'Imana riramutse ryitondewe ngo ryakiza ibirenge byacu kugenza ute ko ryazaturimbuza. Mureke mbabwire, umuntu wese wiga ijambo ry'Imana kandi abyitondeye, ntasinzire, agahora ari maso, agahora ateze amatwi, byanga byakunda, nta gihombo na gitoya geragenza. Nyabuna bene data namwe bashiki banjye, ndabinginze mwisinzira kandi ngo ntimurangare na gato. Uyu ni umujakazi w'Imana, Imana yahagurukije kugira ngo atumenyeshe ibyayo muri iki gihe ndetse n'icyabanjije n'izakurikiraho, kugira ngo umuntu wese uzumvira ijambo akaryumvira rizagira aho rimukura n'aho rimugeza. Iri jambo rijyanye n'inzira, hari undi muntu usinzira wagize umugisha utangaje cyane, umugabo witwa Nikodemu. Njya nkunda gusoma amateka ye nkumva aratangaje cyane. Nikodemu wari n'umuyobozi mu gihe cy'Abayuda, yari umunyacyubahiro, yari yarize amashuri menshi, afite ubutunzi, ariko yifuza gusanga Yesu mu gihe cya nijoro, kuko Yesu we ntabwo yari yarigeze aha agaciro na gato. Ariko Nikodemu aravuga ngo nkanjye w'umunyacyubahiro ndamutse nsanze umuntu ku manywa, icyubahiro cyanjye cyagabanyuka. Afata umwanzuro wo gusanga Yesu ryari, afata umwanzuro wo gusanga Yesu nijoro. Ariko ibyaturutse mu musaruro wo guhura Nikodemu agahura na Yesu, ibyavuye muri uyu musaruro, havuyemo umusaruro mwiza cyane. Ntabwo yigeze asinzira, ntabwo yigeze arangara na gato ku magambo umwigisha waturutse mu ijuru wari uje gupfira umunyabyaha yari ari kumubwira. Nikodemu arangara gatoya agasinzira, ijambo ry'Imana ntariha agaciro, yagombaga guhomba ikintu gikomeye cyane. Ariko Nikodemu, ibyanditswe byera bitugaragariza neza yuko Nikodemu igihe ngo yamaze kuganira na Yesu, ubuntu bw'Imana bumaze gukorera mu mutima wa Nikodemu, ibintu byarahindutse. Yasobanukiwe neza yuko uko yayoboraga ubunyacyubahiro bwe yari abufite, byose yarabimanuye abishyira mu mukungugu wo hasi, maze yamamaza uwo nguwo yari amaze guhura nawe nijoro. Imibereho ye maze irahinduka. Nikodemu aba umwe mu bafatanyabikorwa mu bigishwa ba Yesu, afata umutungo wose awuzana mu murimo w'Imana. Ijambo ry'Imana riramamara n'uyu munsi, tukaba turi kumva amateka ya Nikodemu. Mwene data nawe mushiki wanjye, ndakwinginze kugira ngo nyabuna ijambo ritoya tugiye kwigana muri uyu mwanya ntusinzire cyangwa se ngo urangare. Abatubanjirije rero bagiye bigisha amagambo akomeye cyane kandi y'ingenzi, ariko bavandimwe, tugarutse ku bya Yeremiya, tukagaruka ku bya Martin Luther,
noneho bigasoza uburyo natwe duhamagarirwa kumvira kandi tugahamagarirwa kubaha yaba ari abo turuta n'abaturuta, yaba abo tuyobora n'abatuyoboka, abo bose twese turasabwa kumvira mu murongo umwe. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo kugirana ubumwe n'umuzabibu nyakuri. Kugirana ubumwe n'umuzabibu iki? nyakuri. Kugirana ubumwe n'umuzabibu nyakuri. Iri jambo sinzi niba riri kumvikana. Ari Yeremiya, ndifuza yuko tuza kumenya iri banga. Yeremiya kugira ngo yemere kuba mu cyondo, acirwe mu isayo, abwira umwami amagambo akomeye, amubwire ngo nutiyegurira Imana, nutava ahantu muri uyu murwa uzagenda ute? Uzakurwaho, uzarimbwa. Agahangara akabwira umwami aya magambo. Nuko yari yaragiranye ubumwe n'umuzabibu nyakuri. Ruteri nuko nawe, uyu Ruteri agaragariza neza yuko uyu Ruteri ngo yari umuntu, ababyeyi be yaturukaga mu muryango w'abakene, abantu batishoboye. Ise yaramutezeho ikintu gikomeye cyane yuko ari we uzabazahura muri ubwo bukene, akemera akarya nabi, akagira imibereho mibi, maze akigisha Ruteri ku buryo n'icyamuteganyirizagaho yuko cyari ikintu gikomeye kandi ko agombaga kuzazahura umuryango. Ariko ibyo se yamuteganyagaho ntabwo ari byo Ruteri yagenje ate, ntabwo ari byo yakurikiye. Ruteri yabanjije kubanza yanyura mu iroro ry'umwijima mwinshi, ariko muri uwo mwijima, mu kudasenga Imana mu kuri no mu mwuka, Imana ikomeza kubana nawe muri ibyo bihe bikomeye, maze Ruteri aza kugwa ku ijambo ry'Imana, asobanukirwa neza yuko umukiranutsi ngo azabeshwaho no kugenza ute? No kwizera. Maze ngo Ruteri abona iryo jambo rikora maze rikora umutima we. Ruteri anezezwa nuko iryo jambo agenje ate? Arisobanukiwe. Ngo guhera icyo gihe mwuka w'Imana akorera mu mutima wa Ruteri, akunda ibyanditswe byera kurusha ibindi byose. Yari amaze kugirana ubumwe n'umuzabibu nyakuri. Natwe rero, igihe cyose umuntu yaba ari umuyobozi yaba ari umuyoborwa, utari wagirana ubumwe n'uyu muzabibu nyakuri, byanga byakunda azajya abona ibintu nk'aho bisa nk'aho bimugoye. Ijambo ry'Imana ntabwo azaryumvira ku murongo muzima, azasa nk'aho ayobowe mu buryo bwa gitugu. Uyoboye nawe azayoboresha inkoni, kuko bamaze kwirengagiza ikintu gikomeye cyo kugirana ubumwe n'umuzabibu nyakuri. Reka dusome isomo, ni rimwe turi busome, hanyuma dusome n'umwuka w'ubuhanuzi, duhita dusoza, ntago ndi bubatindire. Matayo igice cya 4 umurongo wa 18 kugeza 22. Yesu atoranya abigishwa be ba mbere, agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. 19. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura zabo baramukurikira. Ngiri ijambo rijya ryemeza umutima wanjye. Sinzi nawe niba uryumvishije, ariko se ni gute aba bantu bumvishije ijambo rimwe gusa bagasiga umwuga wari ubabeshejeho mu mibereho yabo, wari utunze imiryango yabo, utunze ababyara babo, ba se wabo, ariyo mibereho yabo, ariko bakumva iryo jambo ry'umuntu umwe akababwira ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Icyo gihe inshundura zabo barazisiga, bagenza bate? Bakurikira Yesu. Ntabwo bigeze bazuyaza, nta n'imbogamizi bigeze bashiramo muri uko gukurikira Yesu, kuko umuntu wari ubibabwiye
yari umuntu udasanzwe, nubwo yari yarateshejwe agaciro muri rubanda, basa nkaho bari baramufashe nk'ikivume. Yari yarakomotse mu muryango w'abakene, ariko igihe iri jambo ryamaze gukora kuri aba bantu bari batunzwe n'umwuga usa nkaho ari uwa gikene, birariraga mu mazi, mu nyanja. Namwe murabizi mu gihe cya nijoro aba ari igihe cy'imbeho iteye ubwoba. Bagendaga bazi yuko batari butahe, kuko uyu muntu ijambo rye ryari inkota ityaye, ryarahinguranyaga, ryari rifite inkota isa nkaho ari inkota ya mugi yombi. Yararivuze maze arihinguranya imitima yabo, bafata umwanzuro wo kumukurikira kandi batazuyaje. Mwene data nawe mushiki wanjye, ese turi ahangaha wehira irarika ntabwo rishobora kuba ryarakugezeho rimwe kandi si kabiri, ariko ukaba warakomeje kwinangira. Makumyabiri na rimwe, yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se. Bari mu bwato hamwe na se Zebedayo, bapfundikanye inshundura zabo. Arabahamagara, uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen, amen, amen. Mbega ijambo rikomeye kandi ry'ingenzi. Yicumye hepfo gato, abona abavandimwe bavukanaga na se bari kumwe, ariko iryo jambo bararyumva, bari gupfundikanya inshundura. Abakene batageraga hepfo no haruguru, ariko muzi uburyo Imana ikunda umuntu, yarangiza igahamagara n'umukene, wa wundi utari ufite ubushobozi bwo kuba yabona urushundura rwo kuroba amafi, ruramutse rwacitse ngo abe yashobora kujya kugura urundi, agatoranya wa wundi uri gupfundikanya n'inshundura. Ntabwo iyo Imana ihamagaye umuntu icyo nyikundira, ntabwo irebera ku mashuri, ntabwo irebera ku kurinjije, ahubwo iyo Imana iguhamagaye iravuga ngo mbese uyu muntu nindamuka mushizemo amagambo yanjye azayavuga nk'uko ari. Mwene data nawe muvandimwe wanjye, iri jambo ryanejeje umutima wanjye mu buryo budasanzwe. Uburyo aba bantu bumviye ku murongo muzima, maze ngo bagasiga ibintu byose bagakurikira Yesu. Nubwo twasomye nk'abantu benshi, ariko ndagira ngo twibande kuri uyu mugabo witwaga Yohana. Ibyanditswe byera uyu Yohana bari baramwise mwene nkuba. Ijambo ry'Imana rimwita mwene nkuba. Kwitwa mwene nkuba, muzi namwe ikintu cyitwa inkuba uburyo gikubita n'imbaraga, gikubitana ubugome, kirahubuka, kirakubita kikica, n'udapfuye n'abagenzi ati nawe araraba. Mu yandi magambo, uyu Yohana yari afite ubukana buteye ubwoba. Yari umunyamahane, yari umunyangeso mbi, yari umunyamujinya, ariko igihe yari amaze kuvoma kuri uyu muzabibu nyakuri, Uwiteka yaramuvunjiye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen, amen. Yamuhinduriye amateka. Ubuntu Imana yaramuvunjiye, Yesu yaramuvunjiye, maze amushyiramo undi mutima mushya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Maze ntiyaba akitwa Yohana mwene nkuba, ahubwo Yohana ugenza ute? Ukundwa. Yohana ukundwa. Bene data namwe bavandimwe, arega nawe byashoboka yuko Imana yaguhindurira amateka. Arega nawe rwose byakunda, kuko ugihumeka umwuka w'abazima.
uramutse wumviye ijambo ry'Imana rigasomwa maze ukaryumvira ku murongo muzima, oya witekereza yuko usa nkaho ubona yuko ibyawe byarangiye, uracyafite amahirwe, ariko Imana ishaka yuko wumvira ijambo ry'Imana ku murongo muzima maze ukariyoboka rwose. Ibyatuma gutagirana nayo umushyikirano maze ukabikuraho, maze ugahindurirwa amateka. Ntubu ukitwa Yohana mwene Nkuba, ahubwo ukitwa Yohana ugenza ute? Yohana ukundwa. Byakozwe n'intumwa, paje 326. 326. Icyigisho nkuko nabo duhuje paje. Icyigisho cya 26 kitubwira ngo guhindurwa n'ubuntu. Ndagenda nsimbuka ndasoma gitabo. Ibyakozwe n'intumwa. Yego. Icyigisho ni cya 55. Guhindurwa n'ubuntu. Mu mibereho y'intumwa Yohana hagaragara urugero rwo gutungana nyakuri. Igihe yahoraga iruhande rwa Kristo, kenshi umukiza yaramuburiraga ndetse akanamuhana, kandi Yohana yemeraga uko gucyahwa. Ubwo yerekwaga imico y'uwavuye mu ijuru, Yohana yashoboye kubona intege nke ze, bituma acishwa bugufi kubera ibyo yeretswe. Ibinyuranye n'ukuntu yahubukaga umunsi ku wundi, yitegerezaga kwiyoroshya no kwihangana kwa Yesu, kandi yumvaga inyigisho ze zo kwicisha bugufi no kwihangana. Umunsi ku wundi umutima we wo komatana na Kristo, kugera ubwo yiyanze ubwe kubera urukundo yakundaga shebuja. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mwumve iryo banga, kugirana ubumwe n'umuzabibu nyakuri. Uyu Yohana ngo kubera kubana na shebuja, kubera kubana na Yesu, kubera kumwigiraho ku birenge bye, ngo yageze naho Yesu amuhindurira imibereho ye. Imibereho ya Yohana irahinduka kugeza igihe Yohana atikunze, ahubwo akunda shebuja. Mu ntambara ikomeye, muzirikana amagambo mwene data yadusomeye, yongeye kutwibutsa uburyo ngo Luteri igihe yari ari imbere y'abantu bakomeye, yarababwiye ngo niba mwifuza yuko ngomba kureka ibyo namenye, aho kugira mbireke nakwiyemeza nkagenza nte, nakwiyemeza ngabo. Bavandimwe, Imana yifuza yuko izahura umunyabyaha ikamukura muri uwo mwijima, ikamuzamura ikamugeza ku mucyo w'itangaza, kugeza igihe uyu muntu areka kwizirikana ubwe, ahubwo akazirikana umucunguzi. Amen. Ibi bintu biratangaje. Yeremiya yagombaga kutabwira umwami Sedekiya ibizamubaho kugira ngo arebe ko yarokoka, ariko bitewe nuko urukundo yakundaga Imana rwari rwarasabye umutima we, Imana yaramaze kumuhindurira imibereho ye yarahindutse, yaretse kwizirikana ahubwo azirikana Imana yo mu ijuru. Ngo ibinyuranye n'ukuntu yahubukaga umunsi ku wundi, yitegerezaga kwiyoroshya no kwihangana kwa Yesu, kandi yumvaga inyigisho ze zo kwicisha bugufi no kwihangana umunsi ku wundi. Umutima we womatanaga na Kristo kugeza ubwo yiyanze ubwe kubera urukundo yakundaga shebuja. Ubushobozi no kwiyoroshya, icyubahiro cy'ubwami n'ubugwaneza, imbaraga no kwihangana yabonaga mu mibereho ya buri munsi y'umwana w'intama byujuje umutima we gutangara, umutima we
wasuzuguraga kandi wararikiraga yaweguriye imbaraga ihindura ya Kristo, maze bituma urukundo mvajuru ruhindura imico ye. Imana yacabwe icyubahiro. Bavandimwe, arega iyi mico yacu ntabwo twashobora kuyihindura ngo bikunde, ntabwo bishoboka. Arega uku guhubuka kwanjye, uku gukariha kwanjye, reka abe ari njyewe witangaho urugero. Aya mahane yanjye, uku kuba nabi kwanjye, ntabwo nashobora kubyihindura ngo bikunde. Ariko igihe nicaye imbere ya Yesu, igihe abagaragu b'Imana bigishije ijambo ryayo nk'uko twabibonye, maze rwose nkaryumva kandi nkaryumvira ku murongo muzima, Imana impindurira amateka. Kandi turi kwiga si umwe kandi si babiri abo byabayeho, maze ibintu birahinduka. Hakurya gatoya, uku guhinduka kw'imico nk'uko kugaragara mu mibereho ya Yohana ni ingaruka yo gushikirana na Kristo. Hashobora kuboneka inenge zikomeye mu mibereho y'umuntu, ariko iyo ahindutse umwigishwa nyakuri wa Kristo, imbaraga y'ubuntu mvajuru iramuhindura kandi ikamutunganya. Imana yacabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Ngo imbaraga y'ubuntu, uko guhinduka kw'imico, iyo umuntu yemeye akigira ku birenge by'Umukiza, iyi mbaraga y'imico, ubuntu bwa Yesu buramuhindura kandi bukamutunganya. Mu kwitegereza ubwiza bw'Uwiteka, nk'uwitegereza mu ndorerwamo, agenda ahinduka ava ku ntambwe agera ku yindi, kugeza igihe ahinduka nk'uwo aramya. Imana yacu habwe icyubahiro. Amen. Sinzi iri jambo niba muryumvishije. Baryumvise rwose, Imana ishimwe. Mu kwitegereza ubwiza bw'Uwiteka, nk'uwitegereza mu ndorerwamo, agenda ahinduka ava ku ntambwe agera ku yindi, kugeza igihe ahinduka nk'uwaramya. Imana yacu habwe icyubahiro. Amen. Amen. Reka twongere dutekereze ku muntu w'Imana witwaga Henoki, watunganiye Imana igihe kingana n'imyaka 300. Imana ikarondora umutima wa Henoki, maze ikamuhemba kumwimurira mu ijuru, kugira ngo azabe igihamya kigaragariza abazakurikiraho, abazabaho kuri iyi si, yuko burya kujya mu ijuru bishoboka, yuko hari uwagiye hehe, hari uwagiye mu ijuru. Uyu ngo Henoki, ibyanditswe byera byagiye bimuvugaho mu buryo butunganye cyane. Yabanye n'Imana mu gihe cy'umwijima cyari gikomeye cyane, aho abantu benshi by'Imana bari baragiye babishyira ku ruhande, amategeko y'Imana bari baragiye bayasiribanga. Cyari igihe cy'umwijima nk'uko n'ubu ngubu tukirimo, ariko Imana ireba umutima wa Henoki, iramurondora, imenya yuko Henoki ahagarariye Imana mu isi, imuhemba kumwimurira mu ijuru. Umutima wa Henoki wari umeze neza nk'umutima w'Imana. Henoki, imigaragarire ye, imihagararire ye, igihimba cye byari biri mu isi, ariko ubwenge n'intekerezo n'umutima byabaga mu ijuru. Imana yacabwe icyubahiro. Ngo Henoki, ngo nubwo ngo yari ari hano mu isi, byanditswe byera biravuga ngo yasaga nk'uwimuriye hehe, yasaga nk'uwimuriwe mu ijuru. Natangajwe n'umuntu witwa Mose. Imana igihe yamuhaye inshingano yo gukura ubwoko muri Egiputa ikabugeza i Kanani, igihe bari mu butayu, mu magi akomeye cyane, igihe Satani ibindi byose yari yarabiretse, aba ari bo yerekezaho imyambi yo kubacumuza, benshi bagahera mu butayu.
Imana yababajwe nuko abantu bayivuyeho kandi nta kitakoze kugira ngo bayizere. Imana ifata umwanzuro wo kubarimbura. Ariko natangajwe nuko Mose yabwiye Uwiteka ngo gabanya uburakari. Uwiteka gabanya uburakari. Mureke mbabwire, uzi ko mwari muzi neza yuko igihe umuntu wese ugendera mu bushake bw'Imana aba umujyanama w'Imana, kandi Imana itabuze, nta kintu yabuze. Mose arangije aho Uwiteka inama aramubwira ngo gabanya uburakari, uramutse uturimbuye abanyamahanga bazabyumva Uwiteka, aho kugira ubarimbure njyewe unkure mu gitabo cy'ubugingo. Mwumvire ijambo rero, mu kwitegereza ubwiza bw'Uwiteka nk'uwitegereza mu ndorerwamo, agenda ahinduka ava ku ntambwe agera ku yindi kugeza igihe ahinduka nk'uwo aramya. Umuntu ajya ava mu mwijima, birashoboka bavandimwe. Umuntu ajya ava mu cyaha, umuntu ashobora kuva mu businzi, ashobora kuva mu busambanyi, ashobora kuva mu bwicanyi, ashobora kuva mu kwica amategeko y'Imana, ashobora kuva mu kwangana, ashobora kuva mu bintu byinshi bituma atagirana n'Imana umushikirano. Iyo aramutse yemeye, Imana igenda imukuza buhoro buhoro. Iyo uyu muntu yemeye akagenda intambwe ku ntambwe, ijambo ry'Imana akaryiga kandi arikunze, akemera kugendera ku murongo wayo, iramukuza ikamugeza ku rugero Imana yifuza, maze yarangiza ikamuhemba nk'uko abatubanjirije yabahembye. Imana yacabwa icyubahiro. Amen. Kwezwa ntabwo ari umurimo w'agahe gato, isaha cyangwa umunsi umwe, ahubwo ni uko igihe cyose cy'ubuzima. Ntituboneshwa gutwarwa kubera ibyo wiyumvamo, ahubwo ni ingaruka yo gupfa ku cyaha buri gihe no guhora umuntu abaho ku bwa Kirisitu. Imihati yacu ni intege nke, kandi ya hato na hato ntishobora gukosora amakosa cyangwa ngo atera ivugurura ry'imico. Dushobora gutsinda gusa nk'umuhati w'igihe kirekire no kwihangana, imyitwarire idakebakeba no kurwana intambara itoroshe. Uyu munsi ntabwo tuzi uko ejo urugamba ruzaba rudukomereye. Igihe cyose Satani azaba akiriho, tuzaba dufite inaringe tugomba gutsinda n'ibyaha bitwibasira. Tugomba guhagarara. Nta naho dushobora kugera ngo tuvuge tuti ngeze aho ngomba kugera. Kwezwa ni ingaruka yo kumvira mu buzima bwose. Imana yacabwa icyubahiro. Nta n'umwe muntu umwe n'abahanuzi wigeze avuga ko nta cyaha afite. Nta n'umwe muntu umwe n'abahanuzi wigeze avuga ko nta cyaha afite. Abantu bagiranye umushikirano n'Imana, abashobora kwitanga ubwabo aho kugira ngo bakore ikibi babizi, ab'Imana yahaye icyubahiro ikabaha umucyo n'ubushobozi mvajuru, bagiye batura icyaha cya kamere yabo. Ntibigeze biringira umubiri, ntibigeze bavuga ubutungane bwabo bwite, ahubwo bizeraga rwose ubutungane bwa Kristo. Imana yacabwa icyubahiro. Ari abahanuzi n'intumwa. Bavandimwe, dufashe ibihe mu ntambara. Mwibuke igihe Daniyeli yari ari i Babuloni. Mu gitabo Daniyeli ari kuvuga, ngira ngo niba atari igice cya 9 n'igice cya 25, ngo Daniyeli ngo yatura ibyaha by'ab'i Babuloni. Daniyeli ntabwo yigeze agenza ate, ntabwo yigeze yikuramo. Kandi uyu muntu Daniyeli ni w'Imana yanyurizagamo amagambo yayo ishaka kuburira ubwoko bwayo. Daniyeli akabibwira abantu.
ariko yaratuye aravuga ngo twaragomye, twagucumuyeho, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, ntabwo twigeze twumvira inama z'abahanuzi. Uyu ni Daniyeli wabivugaga, mwene data na mushiki wawe. Dufashe ibihe mu ntambara, ariko igihe cyose tuzagirana ubumwe n'uyu muzabibu nyakuri. Yesu uri muri twe azatuneshereza, kuko nibyo yasezeranye, kandi ibyo yavuze ni ukuri, ntabwo abeshya. Nguko niko bigendekera abantu bose bahanga amaso Kirisitu. Uko turushaho kwegera Kirisitu kandi tugarushaho gusobanukirwa neza n'ubutungane bw'imico ye, niko tuzarushaho kubona ubunyacyaha bwacu bukabije kandi bushaka kwishyira hejuru kwacu bizacogora. Umuntu azahora ashaka kwegera Imana, habeho kwicuza ibyaha guhoraho nyakuri, kandi uko tuzarushaho kwegera Kirisitu kandi tukarushaho gusobanukirwa neza n'ubutungane bw'imico ye, niko tuzarushaho kubona ubunyacyaha bwacu bukabije kandi bushaka kwishyira hejuru, kandi gushaka kwishyira hejuru kwacu bizacogora. Umuntu azahora ashaka kwegera Imana, habeho kwicuza ibyaha buhoro nyakuri kandi kuvuye ku mutima umenetse, ndetse habeho no kwicisha bugufi ku mutima imbere y'Imana. Uko tuzatera intambwe yose mu mibereho yacu ya gikirisitu, kwihana kwacu kuzashora imizi, Imana yacu ahabwa icyubahiro. Tuzamenya ko kwacu kuri muri Kirisitu wenyine, kandi kwatura kw'intumwa Pawulo tuzakugira ukwacu, tuvuge duti nzi yuko muri nge ibyo nibyo kuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo, ariko ngewe sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kirisitu, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Reka abamarayika bandika amateka y'intambara zera z'ubwoko bw'Imana, reka bandika amasengesho n'amarira yabo, ariko mureke Imana ye guteshwa icyubahiro n'amagambo ava mu kanwa k'umuntu uvuga ati ndi umuziranenge ndera, iminwa yanjye yejejwe ntizigera ivuga amagambo nk'ayo yo kwibona. Ndi umuziranenge ndera, umuntu nk'uwo uri mu rugendo rwo kweza buntu ari we Kirisitu, umuzabibu nyakuri ari we Kirisitu, ntabwo umuntu nk'uwo nguwo azigera abivuga, ngo ahubwo azahora agirana umushyikirano na Yesu mu rwiherero, azahora agira ibihe bidashira kandi bidacika byo kuvugana n'umuzabibu nyakuri, azahora yatura ibyaha bye yaba ari mu nzira agenda, azahora abyatura mu mutima we abyaturiye imbere, azahora abyatura ari mu cyumba asenga. Ariko ikizavamo nuko Imana yifuza yuko uyu muntu azagera ku rugero Imana igenza ite, Imana yifuza. Mwene data yadusomeye isomo, dusorezaho yadusomeye isomo twasanze mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Uyu Yohana Imana imaze kumuhindura amateka. Mwumve iri somo uburyo yarivuze ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Imana yacu ahabwa icyubahiro. Kandi ngo nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu agenza ati ashaka.
igice cya 4 rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 14. Bavandimwe, uyu mwene nkuba waje guhindurirwa amateka akaba Yohana ukundwa igihe yari amaze gucirwa ku kirwa cy'Ipatimosi. Ibyanditswe byera bitugaragariza neza ngo kuva yabaho ngo nibwo yari agize imibereho myiza, nibwo yaragize imibereho mishya kuri we. Abanzi bari bazi yuko bamuhanye bamutaye kure, yuko agiye kuribwa n'inyamaswa akaribwa n'imibu, yuko atazongera kugaruka mu bumwe bwa bene se, yuko ibyo birangiye. Ariko uyu Yohana ukundwa waje guhindurirwa amateka, yaje kuvuga amagambo akomeye, aravuga ngo kuva yabaho nibwo yari agize imibereho myiza mu mibereho ye. Bavandimwe, iyo dusabye Imana nk'uko Imana ibishaka, iyo dutinyutse tugasaba icyo Imana ishaka, byanga byakunda Imana ntabwo igisubiza inyuma. Igihe cyose umunyabyaha azajya imbere y'Imana akatura icyaha cye, ntabwo Imana izigera imusubiza inyuma, kandi icyo kintu ntabwo Imana ijya igisubiza inyuma. Imana idushoboze kugira ngo tujye imbere yayo tuyaturira ibyaha byacu, tubabarirwe kandi duhabwe imbabazi nayo, kandi tumenye neza yuko uzajya mu ijuru wese ntuzaba yarihanye ibyaha bye, nawe utazabyatura ngo abireke ntabwo azarikandagiramo. Imana idushoboze kumvirira ijambo ku murongo muzima. Buntu uwo nguwo wahinduye umutima w'abatubanjirije twagiye twumva mu buryo butandukanye, aracyateze ibiganza kugira ngo ahindure amateka ya buri muntu wese. Imana ibidushoboze kandi twambike imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Amen, 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 amen. Murakoze cyane. Reka dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, tunejejwe nuko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo tuzacike intege rizongere rituzahura. Tubonye uburyo dukwiriye kugirana ubumwe n'umuzabibu nyakuri, kandi uyu muzabibu ni Kirisitu. Tubonye uburyo yahinduye amateka ya mwene nkuba, maze akamuhindura amateka, ubuntu bugasaba mu mutima we, agahinduka Yohana ukundwa. Twabonye ingero nyinshi zitandukanye Mwami Imana yacu. Iki nicyo natwe dukeneye. Turi abanyantege nke, turi abanyaminwa yanduye, turacyafashe ibihe mu ntambara, udushoboze kuzabyambukamo neza. Wowe wacunguye imibereho ya Yohana n'iya Nikodemu, ugacungura n'iy'abandi bose, ubu bakaba ari abantu barindiriye kuzahabwa ubugingo buhoraho, bakazumva rya jwi ryiza ngo bari mu biturane bakanguke so mu ijuru arabashaka. Mwami mwiza, natwe utwambike imbaraga, ugendera umutima wa buri muntu wese, utasinziriye uwumviye iri jambo, urikorere mu mutima we kandi rizabyara umusaruro. Nibyo mbasabiye, nanjye mbyisabira, ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, murakoze cyane. Amen, amen. 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 Data wa twese, data udukunda, mubyeyi wacu, turagushimye, turaguhimbaje data mwiza, tugushimiye kurinda kwawe ukomeye cyane, kwakomeje kubana n'ubwoko bwawe. Tukaba tugeze muri amasaha data mwiza, tumaze kwiga ijambo ryawe, tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tumaze kwiga amagambo yawe akomeye cyane data mwiza, natwe data mwiza, uburyo wahinduriye Yohana mwene nkuba akaba Yohana ukundwa, natwe turakeneye kugira ngo muri iki gihe giheruka kugira ngo tuvunjire. Turi abanyabyaha, duhora dukora ibyanzwe n'amaso yawe data. Ntabwo dusaba kugira ngo tuvunjire nk'uko ab'isi bavunja, ahubwo data mwiza turashaka kugira ngo tuvunjire kugira tuzabone ubugingo buhoraho. Uwiteka Nyagasani, buri muntu wese waje ahangaha yaje kugushakaho ubukiriro. Ndakwinginze data mwiza, tuzi yuko ariho umuzabibu w'ukuri data, ndakwinginze ngo uduhe gusoroma imbuto z'ukuri, aribwo kuzabona ubugingo buhoraho, uhabwe icyubahiro.
mubyeyi wacu tugiye gutaha no gutandukana, ariko Uwiteka ndakwinginze ngo imitima yacu ikomeze gusabirana. Tugiye kuva kuri uyu murongo, ariko Data mwiza wawe ukomeze guhurizwa mu mitima yacu. Mwuka wawe wera muziranenge akomeze kukabakaba imitima yacu. Ahasenyutse Data mwiza, twebwe ubwacu tutabona, ariko wowe uhabonesha amaso yawe. Ndakwinginze ngo uturinde tuhasanishwa ibyacu, ahubwo hasanisha ijambo ryawe. Data mwiza, nirikabakaba imitima yacu, tugahishurirwa ikibi gisa n'ikibi cyose. Ikizinga kiri mu mitima yacu tukakibonesha amaso yacu bitewe nawe. Mwuka wawe wera muziranenge yabashije kudusobanurira uko turi, akadusenya maze akongera akatwubaka bundi bushya. Ubwo bundi bushya muri iyi mibereho yacu nibwo dukeneye. Nibyo ngusaba nsabira buri muntu wese waje ahangaha kuri uyu munsi wera w'isabato. Ndakwinginze Data mwiza, ubiduhane nawe kwizera bose mu izina rya Yesu. Amen. 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 Koze cyane. Sabato nziza abavandimwe. Umunezero. Kandi umunsi w'umunezero. Sabato nziza. Ndatekereza ko tugize ibihe byiza, kandi atekereza ko ahari buri wese yishimye. Kuri njye ndanezerewe kubw'ivugurura Imana ishyize muri njye, cyangwa se ishyize hagati yacu. Icyubahiro kibi cy'Imana. Imana iha umugisha abantu bose bagize ibyo bakora muri uyu munsi w'isabato. Mu by'ukuri turihahiye. Imana itubashishe gushyira mu ngiro. Reka rero ndarike umukuru w'itorero aze asezerere abizera. Hanyuma naho mu kanya nanone muri gahunda ziri bukurikireho, Imana twese duhana umugisha. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ni bande bafashijwe uyu munsi, bafashijwe n'ijambo tumaze kumva? Ikindi kibazo, ni bande bumvishije amagambo twumvishije akaba afashe umwanzuro wo kuvuga ngo nyange hari icyo nibutse kwihana. Twumvise tugomba kwihana, kwaturana, so kwihana kwatura nuko kwihana no kwatura bijyana, ariko kwatura. Ni bande uyu munsi bavuye hano bakavuga ngo hari icyo ugiye guhindura mu buzima bwanjye kubera amagambo numvishije? Yesu ashimwe. Hari ibyo ngomba guhindura. Amen. 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 Ni ukuri. Yego. Kadushimire yo mwigisha. Kwigisha icyigisho cyiza. Dushimire umuyobozi wa gahunda. Dushimire uwaririmbye, wasomye isomo. Bagize icyo bakora muri gahunda yo kuramya. Ikindi dushimire n'abadufashije guhera mu gitondo kugeza muri aya masaha. Abakoze muri gahunda ya mu gitondo, abakoze muri gahunda y'ishuri ryo kwisabato, abakoze muri iyi gahunda yo kuramya, mwese n'ukuri Imana ibaha umugisha, kandi mu muhati wanyu ntabwo ari ubusa, nimutabwisaye muzasarura. Amen. Tumaze kwiga icyigisho, abanditse igihe nkunda kwandika kwiza icyigisho kivuga ngo kugana imbabarire, kugirana ubumwe n'umuzabibu nyakuri. Imana idufashe kugira amagambo twumvishije uyu munsi aze abe mazima muri twe, aduhindure, tugirane ubusabane, tugirane umushikirano, tugirane ubumwe n'umuzabibu nyakuri ari we Yesu Kristo, kugira ngo nazagaruka azasange twese tugize ute, tumwiteguye. Mbere yuko tubasezerera twifuriza umugisha w'Imana, reka tuvuge amatangazo amwe. Turabutse yuko ku mugoroba mu kanya turaza kugaruka. Reka dusabe abafunga mikrofone bacungane nayo. Mu kanya turaza kugaruka, ni saa 8. Abana baraza kugaruka, baraza kwiga.
nyuma yaho haze kubaho kwiga indirimbo, nyuma y'indirimbo haraza kubaho icyigisho cy'umuryango. Rero bavandimwe turabasaba kugira ngo muze kugaruka. Ikindi turabibutsa yuko ku munsi w'ejo dufite amateraniro yo gusenga no kwiriza, mubimenye mubyitegure kugira ngo ejo tuzabane no guhera saa mbiri zo hanze ya Finland, ngo saa 3 za Finland tuzakomeza tugire ibihe byiza imbere y'Imana turi gusenga, turi no kwiga ijambo ry'Imana. Rero Imana izafashe mwese muzaboneke ku munsi w'ejo, ako cyane cyane muboneke ku mugoroba, kuko tuzakugira icyigisho cy'umuryango. Kandi buri muntu wese ndibye nta muntu uri hano utakomoka mu muryango. Niba ukomoka mu muryango, uretse umugabo Aburahamu yahuye nawe, baramubaza se ngo ukomoka he, aravuga ngo ntago afite nyina, ntago afite se, ntago afite inkomoko, ngo yabayeho. Niba utari uwo mugabo, ejo uyu munsi uratumye kugira ngo uze kwifatanya natwe mu kwiga ijambo ry'Imana, aho tuza kugira ibihe byiza twiga icyigisho cy'umuryango. Ikindi tutaza kwibutsa abantu bakurikira, mbere yuko tuyifuriza umugisha w'Imana, turabibutsa abantu bakurikira. Ejo mu gitondo uzadufasha mu kuyobora gahunda, ko twabivuze ejo mu gitondo. Barire yego, ejo mu gitondo uzadufasha kuyobora gahunda ni Nyirabikari. Mbabarire, ibona gahunda yahindutse, sinzi niba ari ngiye kwibona, abandi baje kudufasha. Ushobora gusoma ahatariho. Yego, ejo mu masezerano ni wowe. Yego, ni njyewe Nyirabikari, wazakomeza icyumweru cyose. Urakoze cyane. Ariko gahunda y'ejo ni njyewe. Ari ngiye kubivagura, ko Imana iguha umugisha. Ejo yego Rukundo ruzadufasha, noneho uzatuyoborera gahunda ni Nyirabikari Anne. Ubwo abantu babiri ni ab'ingenzi cyane. Gahunda kugira ngo zigende neza, umuyobozi wa gahunda agomba kuba hari. Abo bombi babyibuke yuko ejo ndetse n'icyumweru giye kuza aribo bazadufasha. Nyirabikari Anne azatuyobora icyumweru, ejo gahunda yo gusenga no kwiriza ubwo ni Rukundo we yabyumvishije azaba ahari. Reka noneho bavandimwe tuyifurije umugisha w'Imana, ariko tubashimira. Twari turi abantu barenze 70 na bangahe, kandi 70 ubwo turabariramo. Mbabarire tubaze neza, wasanga abantu bari nka babiri babanje kuba 80. Urakoze cyane. Abantu bose ubwo tubabaze tukavuga ngo buri muntu ngo afite undi ku ruhande, bari kumwe bari kumva ku murongo umwe, twaba tugeze mu bantu barenze 170. Rero Imana mwese ibaho umugisha kandi ibakomereze uwo muhate wo kumva ijambo ryayo. Ubwo mutanga umwanya wanyu muza kumva ijambo ryayo, Imana nayo izabaho umugisha, izabereke yuko uwakoreye Imana ntabwo azikorera amaboko. Kandi ijambo ry'Imana tugira muri Zaburi ngo ndi umusaza, si ndi umusaza, ariko umusaza nziza, umusaza tampere, ndibwira amagambo yahamye akavuga ngo arashaje, ntiyarigera abona umuntu wakoreye Imana wagize uti ukorera amaboko. Amen. Imana ihumugisha mwese mwabonetse uyu munsi kandi ukomeza kuboneka. Imana ibakomeze umurimo wayo kandi izakomereze uwo muriro mushaka, uwo muhate mugira ukomeje ijambo ry'Imana, ntuzigere ucogora, ahubwo muzawukomezanye, mukomeze musenge, mukomere mu mwami wo mu gihe kiri bugufi. Amagambo y'umugisha dushaka kwifuriza uyu munsi, amagambo aboneka mu gitabo cyo kubara igice cya 6 umurongo wa 24, aho tubasabira umugisha wa gitambyi. Nuko ngo Uwiteka abwira Mose ati, ngo bwira Aroni n'abana be ngo ubabwire uti, uko abe ariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha muti, Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Nongere nsubiremo, ngo Uwiteka abahe umugisha mwese abarinde, Uwiteka atumurikishirize mu maso he twese atugirire neza, kandi ngo Uwiteka aturebe neza aduhe amahoro. Imana aya magambo idufashe abe mazima muri twe, abe mazima mu buzima bwacu. Uwiteka turebane ijisho ryiza, Uwiteka aturebe neza, Uwiteka atumurikishe mu maso he, kandi Uwiteka ngo aduhe umugisha. Twifurije rero umugisha w'Imana muri uyu mugoroba cyangwa muri aya masaha y'icamunsi turi hano dufite.
Imana ibarinde ibahe umugisha wayo, kandi ubwo turaza kugaruka twirinde kujya kuri Imana, turacyari mu masaha yera. Imana ibarinde kugira ngo utaza kwifata uko mwishakiye, baba mwibuke yuko muri mu munsi w'isabato mukomeze musenge, nubwo dufite akaruhuko, kuko si akaruhuko kujya mu bindi, ahubwo ni akaruhuko kugira ngo niba ushaka gufungura, niba ushaka kuruhuka uruhuke, ushaka kwashyiramo n'indirimbo z'Imana mu gihe utegereje kugira ngo gahunda igite ikomeze. Ariko ntitujye kure y'Imana, ahubwo dukomezanye muri uyu mwuka wo gusenga no gushaka mu maso h'Imana. Imana ibane namwe rero, ibahe umugisha wayo, ibarinde ikibi kandi ibarinde umubi. Ubwo naho mu kanya 8:00, abana bibuke ni 8:00 baze kuza kugira ngo baze kugira ibihe byiza bari kwiga, kuko abayobozi babo barabategereje. Mugire umugisha w'Imana rero, mugire n'isabato nziza. Ubwo naho mu kanya tugaruka mu cyigisho cy'umuryango. Murakoze cyane.